tuzicara dushyire ku munzani public irebe muzika yawe ishobora kwara guteje imbere cyangwa kugize igihangange ariko yubatse societe nyarwanda. Ikibazo uzipara patuzi ikibazo hano kiri icyo erega ibyo ni ibintu byikora amateka kuvuga ngo wabishaka kutabishaka kuvuga ngo usize legacy usizwe murage muri societe. Icyo ni ikintu rangi kinera ubwoba gituma nagwayika nubwo imyaka bitaraba myinshi. Umuntu azasigiye uwuhe murage so ngira ngo uzasiguye murage wowe nanone pati bijyana na societe iyo ariyo kuko niba turi kuvuga ngo ubu nta muntu numwe udafata Notorious B.I.G umuntu ugafata Tupac ngo twese tububahe nk'abantu bakoze umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ugiye kureba mu byabo zari dissing nyine uvuga ngo ni East Coast West Coast uvuga ngo ureka kiragi yahoraga ari intambara indirimbo zo gusenyana gusa ariko zatumaga abantu binjoyinga n'ubu ngubu still abantu baracyafata nk'abantu nk'abami ba rap para muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabwo messages nubwo rimwe na rimwe baririmbaga indirimbo zirimo message ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hollywood bo baracyawubaha kubera ko ntabwo ari icyo kibazo. Rubanga ko societe yacu y'u Rwanda niba uri n'umuhanzi irefere kuri societe wishaka kuvuga ngo hariya bigenda gutya ushaka kugendera kuri Hollywood urako Hollywood harundi rwego harundi rwego rw'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariho rw'imitekerereze ku buryo indirimbo za dissing bya nibyo vuga ngo umuhanzi runaka ngenda ndaje muri studio mite njya gukasa pati gusa indirimbo yanjye yose barukasa pati nawe azari bindi asubiza ngo iriya iba trick yo gucuruza n'abaturage ubwabo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babizi ko ibyo biri gukorwa muri rwego rwo gucuruza wenda naba ngaba niyo trick bazanye uretse ko barayizana ariko urabanza urebe umuco societe yacu abayigizeho ibyo bintu birabagira hayiye impact ariko rero numara kubisoza mukabona bikwiriye jya muri studio sore ndirimbo ibyo urwo rugamba ruzagorana urabuza abantu izo ndirimbo z'ibishegu urazibuza bwo amaradiyo n'amateleviziyo ntazikine Instagram sasa rero nyine hari na za YouTube na za Instagram n'ibiki byose ariko aho ngaho ibintu nibihabera ibyo bikina izasohotse ariko utayisohoye ntabwo byaza erega ushobora kujisora indirimbo yo kugira gusa ngo amafi urabizi ko business niyo kubase ushobora kwisa muri studio n'ijya kuri televiziyo na radio nanjye nakubwiye ni kurikirana uzavura ya business nta kibazo rwose uzazamuka icyamamare kubera ko turi mu isi nayisigaye nyine ariko ikindi nakubajije Mutarama wenda iyi debate nayisoze barepfa baraza kwisohokora nyuma ya saa sita cyangwa na za samedi détente nyuma y'imyaka 50 ubu kuri icyamamare da swandiza so called icyamamare ariko nyuma y'imyaka 50 nitugushyira ko mu nzani rero tukamushyira ko mu nzani tusare abagire societe akamaro cyo gene bwo zavuga ati uwasubiza iminsi nyuma ati iyo nza kubimenya niko mitekereza ariko buri wese afite uburenganzira bwe. Isi irasaza ntabwo twenda kwigira ntabwo twenda kwivugura ngo twigireshya ariko ntabwo twemera ko isaza nyine tuzagize iyo dukora ngo ibe mbi ngo tubyihorere nyine duceceke. None se urakeka ko nubwo twese miliyari zirindwi tuyisi twatwaye tukababeza urakeka ko isi yakongera ikaba nziza ikabashya isi kuba mbi abantu bari kuba babi hari inuvuga ngo isi hari kuvugururwa kwa kuzagera izo debareka tuzihorere tubanze kwitambukiriza ubutumwa byane dutwara umwanya munini kuko ni ikintu nabonye abantu benshi bari kugenda bagarukaho ntabwo twitambukiriza ubutumwa bwiza de ababyeyi mwese mwaramutse mute mu by'ukuri turwanye COVID-19 ariko tunashobora kurwanya imirire mibi mu bana n'ababyeyi ndetse n'abandi bafite intege nke z'umubiri kandi turinde imiryango yacu guhura n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryahungabanya ubuzima bwabo dushinzwe. Aha turagaruka cyane ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina kunze kuba mu miryango Mutarama abantu bakarihishira bakaryubararaho kandi ryangiza cyane abana rikangiza n'umuryango. Ubu n'ubutumwa bwiza rero dukesha Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Turi kumwe kandi n'uruganda rw'amarangi rwa Amakopensi, uruganda rukora amarangi meza agezwa atuma inzu zanyu zigaragara neza iyo mwazisize amarangi ava muri Amakopensi. Uretse amarangi meza agezweho mu bana bazaniye mastike nziza kandi zikomeye ushyira ku birahure byawe ntibisatagurike ukimara kwishyira ndetse yewe bikanarambana muri rusange. Uru ruganda rero uramutse wifuza ibi byose y'amastike ndetse n'amarangi wabasanga hariya Igahanga mu cyanya cy'inganda cyangwa se ku mashami y'abari Remera
Nyabugogo Rusizi ndetse no muri kenkari zose zo mu gihugu cyangwa se ukabahamagara ku 0789 47 1941 amakopenti uguhita mu nyako. Yes, hanyuma birumvikana abayobozi baza polisi mu ntara zitandukanye z'igihugu dukunze kugaruka kuri nimero zabo kugira ngo muzimenye muzibike mujye muziyambaza aho mubakeneye. Iyi mirongo rero ikoreshwa amasaha 24 nko mu mujyi wa Kigali dutuye 0788311128 wenda reka kugira ngo binyorohere mbabwire ko ubundi ni 07883111. Izo nicyo bahuriraho none iburasirazuba ukongera 42 amajyaruguru 51 amajyepfo 38 uburengerazuba 18 umujyi wa Kigali 28. Twongera dusubukurira amakuru mashyagezweho nuko ubu Ministeri ya Sport Mutaramu imaze gutanga uburenganzira busesuye kuri APRFC na AS Kigali gutangira iyi myitozo. Dore ko ari mu kipe zaduserukira guhera mu kwezi gutaha mu mikino y'ibikombe bitandukanye bitegurwa na CAF. Nyuma yaho Ferwafa yandikiye Minisport nkuko byateganywaga ndetse n'iyi Ministeri ko amafederasiyo azandikira agezeho gahunda yo gusubukura imyitozo n'uburyo bazohereza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Bamaze guhabwa umugisha rero nkuko ejo PS yabitubwiraga muri izi studio APR na AS Kigali ubu batangira bakitegura amarushanwa bafite cyane kubera ko impamvu AS Kigali na APR ari byo bije mbere nuko ari n'amarushanwa n'ubundi nkuko bivugaga azagareramo u Rwanda. AS Kigali izagarira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup, APR izagarira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League. No kuvuga ngo rero ano ma equipe nkuko yari yaratanze ubusabe bwabo tariki 23 z'ukwezi gushize tuvuyemo kwa 9 yose asaba ndetse anerekana ibyo n'ubundi yari yasabwe twagiye tugarukaho birimo kwerekana urutonde rw'abakiri na staff n'abantu bose muri rusange bagomba kuza barimo bitegura cyangwa se kugaruka kwino myitozo kugaragaza aho bazakorera ndetse yewe no kugaragaza nyiri kibuga wabahe ubwo burenganzira n'uburyo ki bwose bagenda bakoresha. Nyuma rero iyo tariki 23 batanze ibi byose ubu ngubu Minisport ndetse binyuze muri federation kuko nibo wandikira federation nayo ikatereka Minisport ko ibyo babwiye amakipe abyujuje Minisport amaze kubaha uburenganzira. Ikintu kiza kuri ano ma equipe kwera ko ubwo ahubwo icyo kwibaza ko AS Kigali na APR bikozwe mbere kwera ko biri kwitegura amarushanwa yo kumugwa ya CAF yaba CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League equipe nationale iyo nayo kwifite nayo ibihe byavu byo ibyayo biraza kuba bikorwa ryari. Ko twabonye na Uganda Cranes 13 bakina imbere muri Uganda bahamagawe bagiye kujya mu mwiherero bakoreka abanze basuzumwe kugira ngo ibizamini bya COVID bya Cranes bizamenyekana ejo kwa gatandatu ubundi camp n'imyitozo nyirizina bitangire. Tugaruka kuri ikintu muragaragara ko ano ma equipe uburenganzira yahawe buri byumweru bibiri bazajya batanga report ijyanye n'ibyo babasabye kugira ngo barebe koko nimba ibyo basabye bari kugenda babikurikiza. Debo izi kipe urabona zizagera kure hashoboka aho twifuza. APR bo intego bafite Mutaramu baranayivuze kenshi n'amatsinda ya Champions League. Noneho bya bintu bigiye kuva mu mvugo bigiye kujya mu ngiro dukurikije uburyo bibatse wenda kwitegura COVID ntiyatumye bitegura neza ariko uburyo bibatse n'igihe gito bagiye kugera cyo kwitegura. Twizere ko amakipe azagera kure hashoboka. Biragoye ariko birashoboka ko ni football. Gusa ugereranyije n'andi ma equipe bazakina nayo bamwe yatangiye gukina nubwo tutazi neza bazatombora ariko ama equipe menshi ku mugabane wa Afrika yaratangiye. Buriya kugira umukinnyi mwiza ni kimwe ariko no kuba afite imyitozo myinshi nacyo ni ikindi. Ariko abakinnyi ba APR turabizi ko muri kigihe cya COVID Mutaramu aradufasha bakomeje kugenda bitoza bakanakurikiranwa abatitoje bakanahanwa urabona ko bakomeje gushyiraho uwo muvuduko icyo kintu cyo gukurikirana abakinnyi babo batitaye kuri context itoroshye twari turi muri COVID. Nibyo barabikoze twaranabibonye bajyaga boherereza umutoza wabo ko imyitozo bayikoze mukamenya byaviremo n'abakinnyi bamwe guhanwa ngire ngo ni bukuru hanwa. Ariko buri utakinnye utagiye mu kibuga ngo kine niyo mpamvu ubona ba Frank Lampard barera bakakubwira ati ndi twakoze pre-season ntago ari uko batakoraga imyitozo ariko nyine iriya mikino nayo irafasha.
gusa ni byiza wenda hagati yazo uko ari ebyiri zizagerageza gukina imikino ya gishuti nabonye hano mu Rwanda biba ubwo bazagerageza nyine bashake n'andi ma equipe njyewe ukiza nk'ama equipe afite ubushobozi numva bakora kampu bakajya nko muri Tanzania bagafata nka Ulinzi bagakina Simba Young nyine bakareba ko bagira imikino myinshi kuko champion gusubukurwa nago tuzigeza iki kintu Debaruvuze ni ingenzi cyane APR AS Kigali kinoneho ubwo bahawe umugisha bagiye gutangira imyitozo batagateguye ka kampu hakurya bakareba amakipe none hari amazi yakina bakabakina nayo ati nibyo ngiye kunganiraho Debora equipe ya APR yagize umwaka mwiza 2019-2020 umwaka champion nubwo itarangiye twageze kuri 2023 akibura journée zirindwi kugira ngo champion irangire ariko yari unbeaten imbere mu gihugu yari yerekanye ko ari equipe ikomeye mu bakinnyi ye uretse gutakaza gusa umutoza wungirije ariko nuwaje nawe turebye palmarès ye afite byinshi azaba yongereza ariko abari bahari bose ubu ngo baracyari ndetse biyongeremo na rutazamu ufite experience rutazamu mpuzamahanga w'umunyarwanda Tuyisenge Jacques ikipe n'imbere mu matsinda mutara byasaba iki ngo APR igere mu matsinda icyashoboka cyose amatsinda ko twese abanyarwanda twese iyo tugiye kuvuga amatsinda twibuka ibya Rayon Sport ko kiragiye nyine hari ibintu biza bigatungurana kuko nabwo Rayon Sport nayo yari yarakoze ngo yitegurira amatsinda nuvuga ngo byarabaye tugenda tubona pa umunsi kundi kari kugenda byisubira cyari ifite ikipe nziza cyane Rayon Sport ntabwo ari plan yabo ntabwo bigeze ntabwo ari Champions League Rayon Sport ari Confederation Cup exactly ariko Confederation Cup ariko nubwo neza dakomeye gto dushaka kugira ngo tuyibukiranye abantu nuvuga ngo na amatsinda batari barateguye ntabwo bica bavuga bati twebwe uno mwaka projet tugiye kujya mu matsinda ahubwo baramanutse babona nyine uko umunsi uza bagategura umukino gutyo babona amatsinda bagizemo anga turavuga ni Champions League nabeza muri Afrika turimo turavuga ikindi kandi urabizi ko twebwe kubera coefficient z'ama equipe yacu ndetse na coefficient za championnat yacu twebwe duhere pfiriya tubanze guhera muri tour préliminaire noneho inzira yacu akenshi ibirimo ko nibona niturenga round ya kabiri tutatwisanga kuri ama equipe akomeye nubaho kugira ngo uhure n'ama equipe akomeye uyakuremo icyambere ugomba kuba ufite squad ikomeye squad ya APR turimo tuvuga urebamo abakinnyi bafite experience yo kuri urwego rwo gukina n'amashano wababara urukumva uretse bari muri Rayon Sport yakinnye ari amatsinda ya CAF Confederation Cup ndetse bashyiraho kuvuga barase twabara ariko tukumva none se ba Anje barayikinnye ariko se Anje se yabanzagamo Safe barayikinnye nabakubarira benshi baje barayikinnye banzu rebe abo turimo tuvuga yatsinze Zamalek Jacques Bongo we na Eva Touré wanyine Jacques turamuwe ndikukubwira APR kuri politika yemerewe gukoresha abakinnyi imbere mu gihugu rata nta kitakoze igisigaye ni ukwitegura neza pati ntabwo twavuga ko nibyo n'abakinnyi imbere mu gihugu ariko urabanza ukareba aho ugiye guhatana nabo wabonye Mazembe abakinnyi batanu yaguze igasinyisha imyaka 5 bose amakinnyi b'amazina ariko hejuru ko irakomeye APR ikinisha abakinnyi b'abanyarwanda iyo ni politike ariko ushobora kuba yagira aho kuremita kugera urukumva so n'ubango abo bakinnyi b'abanyarwanda bana Debora atari kwemeranya nawe kuri icyo kintu Debo uremeranya na Mutara oya impamvu ntemeranya nawe ni ingi mu Rwanda tuba dushaka quick results aho igeze ni byiza bakoze neza ariko nyine reka bagerageze company no mu rugo turi kuvuga ku rwego mpuzamahanga turi kuvuga ku rwego rwa Afurika ariko niba ariyo sije bafite bavuga ati reka tugere mu matsinda twe ntabwo tubasabye kurenga amatsinda no niba uyu mwaka bishoboka ko bageramo bagere umwaka utaha bategure 1/8 umwaka utaha bategure 1/4 ibintu ni process ntabwo ibintu ari ukuza ngo bite byikubitamo so bageze mu matsinda rero nubwo bigoye ariko abakoze cy'abanyarwanda bose bategerejeho nubwo mu byukuri akazi katoroshye gasaba no kwitegura fata ikindi iyo witegura Champions League nk'ibyo Dembele avugaga ngo gushaka imikino y'ishuti y'amakipe n'ubundi akuruta afite izina bikomeye ariko apana gukora mu pre-season uhere ku gaciro ukinnye n'amakipe yani imbere mu gihugu ugiye kwitura n'amakipe yo hanze shaka amakipe kandi ari mu makonfederation atandukanye nyura muri West Africa gerageza we dushaka ekipe zo muri Afrika yo hagati yegera mu majyaruguru nubwo izaba ruba bigoye ariko shaka match muri West Africa Afrika y'Uburengerazuba shaka no mu hagati twirengagiza context ya covid ibyo ni kubwira nuvuga ngo izo zose ni circumstances zakweka kuko nuvuga ngo adire kugira ngo amenye koko
ibi bintu bishoboka agomba kugira test ntabwo uyikorera mu marushanwa test uyikorera ku mikino banje gukora kugira ngo nayo madeshe nayo makosa ugende uyakosora. Reka turebe uburyo apereza kubyitwaramo rero dore ko n'imyitozo nyirizina bamaze kuba umugisha bona AS Kigali ubwo bice n'amarenga ko bwabujije bwa Rayon Sport hari ushobora kutazagira icyo ubutanga muri cyo ejo habaye ihererekanya bubasha hagati ya Mvukiyehe na Mvuyekure umwe rero akaba asimbuye undi ku buyobozi bw'iyi kipe ya Kiyovu Sport. Bombi rero tugiye kubumva bagira icyo bavuga. Muze François Asigiki bwana Juvenal we agiye guhera kuki ubundi atanga umusaruro buhe mu ikipe ya Kiyovu Sport dore ko abayobozi bose bari hirya no hino ku isi ubu noneho bafite icyizere ku ikipe yabo yabigiye kongera kuba iy'amateka. Reka abagabo bombi tubumve. Murakoze mbaje gushimira abayobozi twicaranye hano bayoboye Kiyovu Sport ubwitange bagaragaje kugira ngo tuze muri uyu muhango. Kuba twaje hano nk'uko mumaze kubivuga ko banyeretse impapuro 3 ni impapuro zikubiyemo ibyo bikoresho by'ikipe imitungo y'ikipe ibintu byose by'ikipe ntabwo bari kubiterura ngo babizane hano muri uyu muhango ahubwo biri mu bubiko bwa Kiyovu Sport. Kiyovu Sport ifite aho yabikaga ibikoresho ibisigaye nk'uko perezida ucyuye igihe kandi akaba na perezida wacu Doneri n'ubundi turacyakorana ntabwo azajya kure ya komite ari muri komite. Igisigaye ni ukuzafatanya natwe batuzaniye ibyo bikoresho nk'uko biri mu mpapuro twabibonye. Ntabwo dushidikanya ko bidahari nk'uko yavuze ati ibikoresho byose aho birahari igihe nikigera muzaza mu bifate mugiye kubikoresha. Njye numva nta kibazo kirimo cyane cyane ko ni na perezida wacu w'icyubahiro kandi mu cyubahiro tumugomba. Mu byiza yadukoreye ntabwo yatubwira ko ibikoresho bihari kandi bidahari. Nkeka ko batugejejeho abakozi ikipe yari ifite. Hari abakozi bahoraho, hari abakozi twabonye mu mpapuro ariko bamwe batari abakozi b'ikipe. Nkeka ko uyu munsi byari ukugira ngo ntitwinjire muri detaye cyane, byari kugira ngo batwereke ibikoresho nyirizina by'ikipe, batwereke nk'uko maze kudukumbira uti hari amadeni y'ikipe, hari amafaranga mufite kuri konti. Ibyo byose biri mu mpapuro kandi ntabwo dushidikanya ko bidahari. Ibijyanye n'amadeni ibijyanye n'ikihari mu nama rusange y'ubushize atari yabayemo amatora harimo akanama gashinzwe kugenzura ibyo byose. Ibyo twari nabyo banampaye muri raporo ko hari akanama karimo karagenzura ibyo byose. Nikamara kubigenzura ngira ngo karihaye igihe cy'amezi 2. Amezi 2 ntabwo arashira, akaba ari bwo bazaduha raporo y'ibyo bintu byose, amadeni nyirizina, amafaranga nyirizina ari kuri konti cyangwa ikigendereye nuko hari ibitararangira ariko byasabwe n'inteko rusange y'ubushize tuzashyikirizwa nabyo mu mezi 2. Ariko ubu ngubu byari kugira ngo ubuzima bw'ikipe butangire bugire uburyo bukurikiranwa umunsi ku wundi. njye nagomba kumubwira nari mubwiye ntabwo sinaga nirirwa mvuga amagambo amwe buri munsi. Njye namubwiye ko ari perezida tuzafatanya kureba ibibazo by'ikipe bifite,
kugarura abanyamuryango igihe nicyo bashaka nta n'ikindi ikindi uzabifata nta kibazo mbajije rwose ntabwo mbizi ntabwo wambwira ngo njyewe nkubwire ibyo ibikoresho komite yari isanzwe ifite urumva nta kubikubwira kereka mbizanye hano byose kugira ngo birebe bose mutegereze ni perezida n'utegereza kugira ngo azabishyikirizwe kandi azabishyikirizwa amata kandi nta kizasigara inyuma mpari ntabwo ugiye nzabimubwira na deje arahari arabizi byose kandi sinshobora kubifata ngo mbibike niyo kubimushyikiriza ntabwo bishoboka uba urambaza amagambo menshi kandi ntabwo witwa ndashaka kumva amagambo menshi tuzafatanya na perezida mushyashya uje tumugira inama kandi nabikubwiye ahubwo urambuza kuzabikora Kiyovu Sport abo bagabo bombi bakorerekanya bubashya mu kanya gato rero isa 5 wabivugaga hakurya hariya Kicukiro Sonatube hakaba noneho hagiye kuba gahunda kwerekana abatoza bashya barangajwe imbere na Karekezi Kamarade na François ubu tuvugana musore mugenzi wacu yatubwiye ko ubu bari gusubiramo amakontra bayanoza neza cyane cyane kuri bara abatoza bungirije kanya gato rero bakaza kwerekanwa nk'abagiye gufasha Kiyovu Sport bayiyobora nyine bayigeza ku bikombe nk'uko abafana bayo bamaze kubyizezwa beka niyo banki ya mbere hagati y'ibyo twavuga byose buriya twaganira twagira ariko ibi byose amakabya nkuru niyo banki yonyine igera mu midugudu yose mu tugari twose mu mirenge yose biciye ku agent bayo service zose rero zirimo kubika no kubikuza no kwishyura service z'irembo bikorwa unyuze ku agent wibuke guhabwa inyemezabuguzi kandi nitwaze indangamuntu yawe mu gihe ugiye kwaka service kuri abavandimwe ba agent ba beka hirya no hino mu gihugu tugerero gufata akaruko gato ubundi nta yindi ntumwa ni ruhago mpuzamahanga duhera kuri tombora UEFA Champions League na MTN koresha interineti ya MTN na MomoPay utsindira impano zishimishije nka cash moto utsindira n'imana y'izindi ya Volkswagen Polo kandi akanyenyeri 556 akanyenyeri 1 urwego ufatanye natwe nk'uko uzihirwa kwizamukire amategeko n'amabwiriza birakurikizwa everywhere you go MTN. bavandimwe rero nshuti birakoze kuza muri benshi muri isabukuru yanjye y'amavuko mboneyeho no kubereka fiance wanjye yitwa Space na mubyara wanjye cyambaro twageze bita maze rero umurye munywe tubyine idushaka tutusha ariko ko wagira ngo muba ku isi wanezere imisozi yose wahoruje kandi wabona binji batanakarabye ndebera rwose diriya uze ko kurabona atari amahano abambaye agapfukamunwa nabo nimbaro na biriya byose uvuze n'ibyemewe kuko ari intandaro yo kwanduzanya coronavirus ariko se wowe abazi wawe ngo hoshiboshe rahira ko mukanya nibamara gusinda badatangira kuyabuzanya ngo barahoberana mwese mubyumve coronavirus ni isabana ariko rata nanjye uvuze ibintu by'imiziki bikuba biranguka umuziki se wubatwaye iki kutanagera ku muhanda ngo bashinzwe umutekano baratwumva ikibazo se nuko polisi yakumva ariko uzi ko ibintu ibirorejo byabaviramo amarira reka rero mbabwire mbere yo kugira uwo wakira cyangwa kugira aho ujya ubanza urebe niba icyemezo ufashe kitakuganisha ku buzima cyangwa ku rupfu coronavirus nireba ngo uyu ni umuvandimwe cyangwa inshuti diriya aba bantu bose basezerere yasaha ntarengwa usange buri wese yageze aho ataha nyamara ugira imana agira umugira inama nimureke dukurikize amabwiriza ubu butumwa mubugejejweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC na polisi y'u Rwanda ku bufatanye na UNDP.
mukino mu kanya gato muraza kunyemerera twakira abantu 2 cyangwa 3 mu baduteze amatwi bagira icyo batubwira ariko inkuru nabonye yaciye ibintu ni nyakubaha Donald Trump na madamu Melania Trump cyacorezo nta muntu gitinya iyi message navuyeho wayumvise bagatare bari basobanura nyine uburyo abantu bakwiye kwitwararika muri ubu butumwa bwatambukaga ariko ibyo bavuga nibyo nta muntu gitinya kuko nta nyine ni icyorezo ni umuntu wari wese n'abantu bakomeye bayobora isi rwose urabizi ko Donald Trump urabizi ko yabanje gusa naho aresista yewe atinda no kwerekana no gukora geste kwerekana ko nawe yakwambara agapfukamunwa nyuma za kukambara ariko akaba binyuze ku rukuta rwe rwa Twitter yitangarije ko we no mugore Melanie bamaze kuba tested positive na coronavirus ibindi kandi kujya mu kato ibi ni byerekana ko iki cyorezo tugomba gukomeza kubahiriza ingamba kugira ngo dukomeze kugihashya kuko uko tukomeza kugihashya dushyizemo imbaraga niko bizarushaho kugarura byinshi byari byarahagaze kubera iki cyorezo. Twerekeze aho bita Nyon mu Busuwisi ku cyicaro cya televiziyo bita RTS, ni televiziyo ikomeye cyane y'Abasuwisi. Niho rero habere tombora ntabwo dusanzwe tumenyereye tombora ibera mu studio ya televiziyo ariko kuri no rwego rwo kugira ngo birinde nabo nyine ni covid bavuze bati nta muvundo nta baperezida amakipe bagomba kuza nabo bicara kuri televiziyo bakurikirana tombora. Yabaye rero itsinda rya mbere Bayern, reka dore kuri Drogba na Marude nabonaga muri ya tombora. Drogba rero wahawe igihembo bita presidentiel gitangwa na perezida wa UEFA. Uyu mugabo shaha amateka yanditse Odivar bamutora batamutora ibundi ibi ngibi ni nabyo ibi ariko muri ntago yisarubashye. Ibi ni nabyo biza gutitiza babanya Cote d'Ivoire kuko hejuru ko FIFA yabaye nk'ibyivangamo. Timing urayivuga hiki iyi timing y'iki gihembo iyi nayo urabona ko FIFA yentereverinye igahagarika iby'amatora hari none bese mu igihembo kugira ngo bereke abanyakote d'Ivoire ko ono mugabo ari umugabo wo guhabwa agaciro ariko igiye kureba impamvu regaze zituma bari abagabo badashaka kwatorwa nuko babizi ko agiye kuzana ibintu byose bigenda ku murongo hano bakuramo injyawuro bakinje ifaranga rya muri federasiyo nta ntuzongera kuyakura niyo babonaga ko benshi bamurwanyaga ku buryo UEFA nibyo koko no mugabo ufite izina turamwubaha ariko FIFA na UEFA nibo bimpoze rero abayobozi muri za federasiyo erega nuvuga ngo FIFA yishima ko ko amafederasiyo afite umutekano adahoramo ibintu byo kuvuga ngo inzara. Drogba ntabwo azamwe no gushaka ubwo bufaranga muri federasiyo ahubwo kuza kwa Drogba numugisha kuri iyo federasiyo ko nabyo ibibazo naho biri ngombwa we ashaka kuzajya kuramo agashyiramo ariko abandi bayobozi bo ari yavuga ati Drogba naza yabwa bufaranga tuyadukatakata bine bizongera kuko nari mpamvu abonye basahire babaye nabitambika kubera ko hatangiye kuba kwiyamamaza ku bazatora hari amakuru abagenda avugwa hanze aha avuga ko banashaka kuzatungurwa n'umuntu uzanayobora kafu. Drogba yarakaniye ku buyobozi. Drogba ni muri Cote d'Ivoire ariko umuntu uzayobora kafu abantu mushaka kuzatungurwa cyane. Ibintu ngo ushaka biri gutegurirwa muri FIFA gusa nyine no kwisi yoborwa no ku mupira w'amaguru by'umwihariko uyoborwa. Hanyuma Bayern Munich, Atletico Salzburg, Lokomotiv Moskova. Mpere kuri Debora iri tsinda naryo nyama ntitwarusuzugura ni itsinda naryo rikomeye rizaba riryoshye cyane. Rizaba riryoshye kubera iki nayo ubona azakomeza nayo azasigara Bayern Munich, Atletico Madrid, Salzburg na Lokomotiv Moscow. Ubundi bitabe bya football Bayern na Atletico byakomeza gusa tuzabona batakanye Lewandowski na Suarez bahuye na Diego Costa bizari ibintu byiza. Zaba ari itsinda ryiza cyane. Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milan, Mönchengladbach mu gihugu cy'Ubudage Mutaramu. Ahangaha hari ikipe izatanga akazi bita Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk uko ni ikipe buri gihe ikunda gutanga akazi ariko nayo akenshi ubona ko iraza igakubagana ariko nayo ntikunda kugera kure kuko akenshi itayimanukira ikajya muri Europa League aho ikintu competition iri hagati ya Inter na Real kuko nta competition hari umva impamvu nta Real izaba ya mbere muri itsinda ahasigaye umenya ninde uzayiherekeza hagati ya Shakhtar na Inter. Reka nkubwire
reka nkubwire twibuke neza ko iyi UEFA Champions League no matsinda azatangira muri uku kwezi bakine imikino mu byumweru bitatu byikurikiranya cyane ejo tariki 20 uvuga ngo group stage igomba gutangira tariki 20 zikazasozwa tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 urumva ko hari kubura iminsi gusa 18 kugira ngo group stage zitangire Real Madrid urebye uko yatangiye umwaka w'imikino ukareba n'ikipe y'Inter oya iri gutsinda Inter buhere kuri harya ni bitanu yasinze ejo buhe oya pati ntabwo aricyo yashije ikibonobono ntabwo aricyo ndi kuvuga banza urebe Zidane agize umwaka ziri kuvuga rukumva nibyo ndi kuvuga ariko nanjye ndakwibutsa atangira nyuma mu mateka ya zirige Real itwara gute muri zirige oya pati ndi tugeranye na Inter icyo ndi kukubwira amatsinda Inter izahangayikisha Real Madrid. Real simba kuzasigara izakomeza ariko Inter bijyanye no kumwaka w'imikino utangiye urebye Real nuvuga ngo ni umwaka wa Zinedine Zidane wo gufata bamwe muri babakinnyi bizina agenda baruhutsa yentegre abandi bakiri batoya so nuvuga iyo rotation rero y'abakinnyi badafite experience ukagenda ubaintegramo gutyo icyo kintu gituma ya automatism iza kugora ndetse no kugira no kugira pace ikipe zawe kazamu ngo Inter izariyobora n'utsinda izayihangayikisha wowe bishoboka utayobora ariko nuvuga ngo izahita nesa kamye nyiravuga ko Real izayobora ibitsinda hagashakishwa izaza ku mwanya wa kabiri yiherekeza okay reka turebe uburyo bizagenda itsinda rya gatatu Deborah Porto Man City Olympiacos na Marseille hano Man City turabizi zakomeza ariko ninde uzaherekeza nicyo kibazo cyo kwibaza c'est Marseille kisigaye yisebya kuva ya Paris reka byaranze kuva yatsinda Paris kimwe ku busa byaranze ariko you never know ni equipe nkuru muri Champions League byashoboka ko yayiherekeza ari ya kabiri twibuza ko inafite igikombe kimwe muri 92 cya Champions League ari nayo equipe rukumbi muri Ligue ku buryo yaca imbere ya Porto utaramutse biragoye ubwo ye bombona urebye Porto urebe recruitment akoze uno mwaka ndetse ni equipe benshi badakurikirana ariko urebye ibintu byayo uko igenda yubaka ne equipe yo bombona ishobora kuza ku mwanya kabiri abo Marseille ntabwo mvuga ko ishobora kugenderaho ishobora kuzamuka kujya muri Europa League Porto ku rupapuro niko yakajya muri Marseille Europa League Porto Man City zamuka Man City yizani qualifier hakiri kare Liverpool Ajax Atalanta Midland yo muri Denmark iri n'itsinda rya kane Liverpool nshobora kuzagera amanota 18 kuri 18 ndibarize bara 18 ntayo mbona ntabwo bikunda kuri Liverpool ntabwo izacika Atalanta mu Butaliyani ishobora kuzatakariza Atalanta ikubita amajyana amazi Atalanta umukino ubanza no kwishyura Skari equipe ifite attack ikomeye ku mugabane w'Uburayi uyu mwaka ushize imikino exactly nta home and away mbona Liverpool izakomeza ari ya mbere Atalanta ize kuba unuvuga ngo Ajax hejuru y'amazina yabo n'ubu ngubu bonye bakavanamo n'undi mukinnyi Petit Serge wagiye muri ikipe ya FC Barcelona Ajax ni equipe n'ubundi Midland yo na gakipe kaza kakubita bitanga hano no kuza gusaka kakagaragaza ko kitabiriye UEFA Champions League ako kagatakare ni Atalanta izagenda iri ku mwanya wa kabiri hanyuma equipe ya Liverpool ku mwanya wa mbere Ajax igakina Europa League ese ni prediction zanyu gusa Champions League murabizi ko itagira prediction ariko Champions League burya na Ajax yo itsinda ibyo ni ibintu tutabona buri gihe ariko burya Champions League amazina ubwo asanzwe afitemo dynamite asanzwe afitemo ubushobora n'ubukaka nayo niyo ndakunda kuza kugasongera itsinda rya gatanu rirafunguye muraza kubyemera kimwe nkanjye Sevilla Chelsea Krasnodar na Rennes yo mu gihugu cy'Ubufaransa y'umupeti witwa Kamavinga Edward iri tsinda rivuga iki Deborah kugira icyo mvuga abantu bataza kuvuga ngo n'amarangamutima wowe uribona gute ndabona bishoboka kuri buri umwe cyane Rennes Chelsea na Sevilla birashoboka ukubona ari yazi imbere Rennes ntabwo iri muri ebyiri zizamuka gusa Chelsea ishaka kuri Sevilla izariyobora n'itsinda Chelsea ntabwo izayobora kuko Chelsea izabya kabiri Rennes izajya muri Europa pati banze rebe nuvuga ngo sesengurira numva uburyo Chelsea izayobora itsinda nakubwiye ngo kubeshya banze urebe ikintu Chelsea kugira ngo iyobore itsinda iyi ni Sevilla yo ni Sevilla ni ya Europa ntabwo ari ya Zirige oya reka nkubwire nyine ntabwo ari ya Zirige ni Europa ariko reba ikipe igihimaranye n'umutoza n'abakinnyi ntabwo ari ikipe cyateguye byabazamura imateri nuvuga ngo reba icyo tuba turwana nacyo tuvuga ngo automatisme guza kw'abakinnyi
ibi byo muri Sevilla bya twamaze kubibona abakinnyi nta mukino ukomeye wigeze umucika ahubwo yongeyemo izindi elema hejuru ya automatisme hejuru ya winning mentality bavanye muri Europa League y'uno mwaka ni ekipe izaba iri ku rwego hejuru mu gihe Frank Lampard we aracyari kurwana no kureba 11 banjye nabaye automatisme izaza ryari kugera muri December simko 12 amajonjora zarangira amatsinda ikipe automatisme izaba zarangira cyane none Frank Lampard utoza gifana ushatse kuvuga iki Frank Lampard yakunda hari nk'abakinnyi bakunda donc bano batoza batoya niko nabyita bafite ukuntu bagira amaranga mutima menshi bagakara ari match bakinye na Brighton yo muri champion ntago mbwira ukuntu Odo yicara Mason Mount na Kai Havertz bakabanza mu kibuga kandi Odo yari we wakagufungurira ziriya manda akakwatakira nakomeza gukora biriya bintu bizamugwa nabi ariko ubu Mason Mount aho Chelsea igeze ubu hari umuriki mushidikanyaho aho abandi bakicaye nabo bakayi bakicara ariko Mason Mount yene bona ari gutera umupira ushobora Mason Mount urumuhereza umwanya ariko se timing ya substitute ni ryari nuvuga ngo wakoze iyo choice ya Mason Mount ariko kumuhereza iminota myinshi ukazana umukinnyi muri ya minota n'ubundi aza no kurwana no kugira kuba wo cyangwa se gushyuha iminota ibirarangiye ushobora kubanza no Mason Mount ariko ukavuga uti nimbe icyo namutumye kitari gushoboka reka byagoreshe none umukinnyi icyo kintu nakubwiye ngo cyuko iyo rotation ahora akora izagurana kugira automatisme no kugira kuko nubago ntabwo zamura winning mentality abakinnyi batakinana ntabwo zamura winning mentality umukinnyi uno munsi uzamo ejo bundi akaba ari kuri bench nubago banzo make equipe ibe etipe bagire icyo automatisme ize kwera ko abakinnyi bamenyeranye twabonye Kai Havertz bamwe mu Rabisko Moses yavuga ati bamukinisha nabi niki nubago niba uri kumukinisha muvo maze abakinnyi bazimenyerane hagati ya connection ko nakubwiye ngo urebe ifato no muri no misi ya communication hagati ya Rodriguez ya Richarlison ndetse na Calvert-Lewin icyo kintu cyo kumenya kubakinisha no kubera ko abamaze gukina imikino myinshi so bakora Padrona biramusaba ko gira equipe type abakinnyi bakinane bamenyerane hama equipe imwe gukomera nakomeza ikintu cya rotation rero niyo ndi kubira ngo kizagorana ku buryo azagera ku gihe cya Sevilla equipe isa naho imuri hejuru birangiye yowe itsinda rya gatandatu urujyo nta abantu bazajya bareba izi match itsinda rya gatandatu Zenit Dortmund Lazio na Club Brugge iryo muri ribona gute nubwo Zenit ariyo yari muri kaga kangara kambere ariko ndabona kubera ko yatwaye igikombe cy'imbere mu gihugu Dortmund na Lazio si afite amahirwe ku papuro ngo bitacira umubiri w'itsinda ibitego Lazio nayo imaze hafi imyaka 3 irimo irakomanga exactly irashaka kugaruka ku bantu mpuzamahanga Dortmund yo ni ibiri obvious izagenda Lazio niyo mbona iza ku mwanya kabiri hanyuma Zenit uko bisanzwe izatajya muri Europa League mfasha Debora umbwirira itsinda rya karindwi uburyo amakipe azakurikirana mu by'ukuri Juve Barcelona Dinamo Kiev na Fenerbahce yo muri Hongria mu by'ukuri twe tuzashimishwa na Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi tubakumbe nicyo kintu cya mbere yuko wenda turavuga uburyo amatsinda azakurikirana ariko muze Pirlo Maestro Professor yatangiye kubaka Juve iryana cyane wenda tuzamucungeje ko Professor mu kibuga n'umukina na Napoli ariko iri tsinda rero nagute Debo Nibi nago ndi bivuge nk'umufana wa Barcelona ndabivuga nk'umuntu ureba umupira unawukurikirana bizaterwa na forume bazaba bagezeho kuri ubu ntago twafata match ebyiri Juve imaze gukina twabonye kura na match ebyiri za Barca twabonye zombi bigoranye twabonye Cristiano Ronaldo akura inota rimwe ku kibuga n'iki ekipe cya AS Roma AS Roma mu by'ukuri kugora muze Pirlo ntago ari ibintu byari byiza kureba ni Juve itare ya integra neza ni Barca y'urubyiruko nayo bona Griezmann byanze kandi muri pre-season yari atumereye nabi Ronald Koeman aracyubaka ndetse na Pirlo baracyubaka bose baje gutangira ibintu bishyashya n'abatoza mbona bafite umupira uryoshye gusa ekipe muri bari ekipe muri Juventus nuvuga ngo muri rino rushanwa nibyo mvuga muri rino rushanwa navuga ngo kubakinnyi bari mu Pati kubwa Barca n'izaburo itandukaniro rizabiriye
Juventus ifite abakinnyi benshi bamaze imyaka igera kuri 4 bari gukina iri no rya koze cyane aho mushiki wanjye yanga nuvuga ngo ikirebana na maturité muri irushanwa nubwo equipe ubwayo ibikombe bigiye gutondekana na Barcelona kuri ariko Juve nayo mu myaka guhera nka 2014 ni equipe buri gihe iba igarukiraho nga finale kimwe cya kabiri hafa aho ngaho urukumva turabigendera kuko na Ajax yazanye inyiga kuvuma ariko akoresha iryo jambo yasezerera Juve ariko urumva yuzuyemo abantu bafite nyine kwa kundi tugira umwaka haza n'ikipe itungurana ariko nabo kuri Barcelona na Juventus mo tubari ikipe zitungurana ziva from nowhere cyo turareba igihari kuri Barcelona na equipe yatakaje zimwe muri elema zakabaye ziheka niba ufashe niba utakaje rutayiza mu numero 9 kuko n'ubu nta wundi waje amusimbura izina nkuko de baramaze kuvuga izina rya kabaye riri aho ngo ryongera gupusha ni Griezmann cyangwa Griezmann naza guhinduka mu bihe biri imbere nakomeza iyi sura turimo biraza kuba bigoranye kuko ikindi ngo birasaba ko miliyoneri Messi yongera gutwara cyane kandi noneho twabonye ko umwaka ushize imikino wagiye kurangira Lionel Messi yerekana ko ntabwo akiri wa Lionel Messi wo gukora wo creative twabonaga mbere niba Lionel Messi nawe ukora agasa naho yirezere na equipe rero izafite abakinnyi benshi bagishaka kwiyerekana benshi badafite iyo experience yo kubakina ngo nabuzambira ngo Ansufati ngo Champions League aremenyereye se reforme z'imbere muri championnat ariko iyi ni Champions League aremenyereye ubushize ko Vicente bita harya equipe ya Juventus cyo nakubwiye ngo hejuru yabo bakinnyi kuko ni bamaze kugira iyo experience ubwanye nabona Juventus ari izariyobora tusaba tureba uwigiza nkana hagati ya Debora na Mutaramo itsinda rya nyuma hana abantu benshi n'abafana bamanye kubwira Mutaramo wamyandikiye urumva tugera ngo nibyo mpimbye baravuze ngo nubwo tuyifana ariko turabona itazazamuka muri iri tsinda ririmo Paris, Man U, Leipzig na Istanbul Beşiktaş nibuka ko n'imikino izatangira ejo mu tariki ya 20 mani guhuzagurika kwayo turi kubona nubwo ejo bundi yasheje kibonobono itsinda Brighton ntabwo ari kibonobono kora ko kibonobono none se twari twayibonye muri weekend uburyo byari byaje ira ntabwo yabari test aricyo none de kamera kuri Debora iri tsinda ribona gute ninde uzariyobora ninde uzasigara hagati ya Man U na Leipzig kuba Paris izakomeza hagati ya Leipzig na Man U ni bande bazaherekeza Paris ku rupapuro tutagendeye ku mazina ya equipe Leipzig iri hejuru ya Man U ariko nanone biracyakonta Leipzig sigageraho abasesenguzi basanga hejuru ya Man U niko United niko body United yabishatse ko irino zina rigenda rikamanuka ikintu gihari pati PSG yo ni barabakinnyi ko turabona ko Neymar hato nato yavunitse Mbappe yavunitse ntabwo ari abakinnyi bakimara amezi 2 cyangwa 3 bataragiramo imvune ino PSG ni Neymar na Mbappe ni baba ari bazima bagakina amatsinda yose n'undi izayobora izagenda nta kibazo mwiramuke dewe nizo mvune ama igisigaye kuri nuze kuri Nagelsmann no mutoza w'ikipe ya Leipzig uno mwaka no kumenya ese umwaka uze mikino ni copy paste aragaruka muri umwaka ariko bimeze cyangwa ni kwa kundi ikipe igira season form ariko byarangira nyuma ikaza kuza kwanga kuri Manchester United kugira ngo ikipe ibe yakomeza birasaba ko Ole Gunnar Solskjaer ukuguzagurika abanze agire equipe type yirinde abanze amenye n'abakinnyi agomba kubanzamo ikindi abazamurira icyo bitwita winning mentality uburyo bwo gushaka intsinzi n'uburyo bagomba kwikoreramo ikindi afate establishing umukino uhamye bira byo gukina ibintu bimeze nka catch up bira nabikomeza no Champions League yo kuyikomeza mu biza bigoye nuko Istanbul Beşiktaş nayo ishobora kunywa umusayo rwose hanyuma tubabwire ko izi match zose za Champions League ni live kuri Magic FM na Radio Rwanda ngo maze kwimenyera ahandi kandi tuzajya duhurira kuri izi Champions League ni kuri Gorilla Games twagiye gushakisha imitungo urengeje imyaka 18 ukunda imikino y'amahirwe igisubizo cyarabonetse kandi ni kimwe rukumbi mu Rwanda ni Gorilla Games rwose bimpakuze bari kugenda bavanaho imitungo gake gake kabisa bakurikirana no ku mbuga zabo nkoranyambaga nka Instagram, Twitter na TikTok. TikTok ugisimukira umusaza kareka yari harimo ama application monari yari feminine cyane nubango TikTok muri feminine hari n'igindi yabayita gute mama
iriya bajyaho biri Snapchat. Snapchat. Ibyo byose murabiri feminine. Rero mujye mujyaho mw'abantu isi itazabasiga cyane cyane ku bashaka kubetinga rero no kuri Facebook na YouTube Gorilla Games Africa kabisa ibintu bikarushaho kuryoha cyane. Turi kumwe kandi n'ikinyobwa Ikosora, ikinyobwa kigezweho muri minsi gifunze neza mu mikebe, wayisanga henshi hatandukanye nk'amata kwa Rujugiro Impande na Bank Populaire ku Gisenyi kwa Sharade iruhande rwa Bralirwa, Karongi ku Muga kwa Imana Bonaventure, Kayonza ni kwa Mbabazi munsi ya polisi ikorera, Rwamagana ni kwa Oliver ku Mureni kwa Magarasa guri isoko, Kabugani kuri gare mu Ziko. Iki kinyobwa uramutse wifuza kukirangura wagisanga mu nyubako y'Inkunda Amahoro aharebana na Wasakariya uva Nyabugogo ikiza Kimisagara, cyangwa kwamagara kuri 0783826261. Ikindi kandi muri bya COVID-19 B-Box ikabibwira abakiriya ndetse n'abayigana ko itigeze ibajya kure, kubwira ko ubushobora kwishyura kugera ku byumweru 2 ukaba wacanirwa iminsi 7 y'inyongera. Niba wifuza kumenya iby'iyi promotion amagara ku 1044 cyangwa se ugane ishami rya B-Box rikwegere mu karere utuyemo cyangwa se umu agent wayo. Ikindi kandi baragora ko gufungura battery cyangwa se kuyangiza ugakoresha uburiganya ugacana mu buryo butemewe bihanirwa n'amategeko. Uwabona umuntu wese ugerageza gukora ibi ngibi yakwitabaza ubuyobozi mwegereye cyangwa se agamagara ku 1044. Hanyuma ndashaka ko Debora tubwira kuri flop Ousmane Dembele. Ibiganiro bye bigeze kure na Manchester United kubera ko Mane iri kureba Sancho ikabona biriya bifaranga n'umurenge ikavuga ati reka tujye gushaka plan B. Ousmane Dembele ni impano idasanzwe ariko Mane yabwiye Barca tese ibomba 115 by'umushara murajya mu bitanga basi dupfe kumufata, wagira ngo bari no kubinginga kumufata. Kuki mubona Dembele atakina umupira muri iyi generation nshya navuga mu ikipe ya FC Barcelona aramutse adahuye n'imvune of course? Icyambere icyo kivuze neza, Barca ntabwo ari ekipe yo kurambiriza ku mukinnyi ngo reka twitege ko nadahura n'imvune azatugira umusaruro. Ekipe nkuru ntabwo ari uko ikora, iyo byanze nyine biranga ukajya kugerageza ahandi. Ikindi ntawe ushidikanya ku mpano ye, ariko bano bakinnyi bacu cyane cyane bisura bafite isura ya Afrika baragoye. Ntawe utazi ko Pogba azi umupira, nta muntu n'umwe utabizi, ariko twese turabibona aba Amerika bose nyine baracyagorwa n'ako kabazo ka discipline. Dembele barakubwira ngo inzu yavuyemo muri Dortmund bagombye gutanga amafaranga yo kurikorera isuku. Ako na Dembele umuyita mwemera. Oya, Dembele ntago ushidikanya ku mpano ye. Nibyo bya Dortmund ataraza no muri Barca. Ya Dembele ngenda mwemeza PlayStation amasaha menshi bari amasaha menshi bari kubona n'ugacererwa kubera ko agiye mu kabari cyangwa. Oya nta nubwo ajya mu kabari muri Dembele PlayStation afite ubwana bwinshi kuko Dembele buriya gihe abandi bagiye kurya we usanga ari kwirira snacks. Usanga nyine buri gihe agurukana n'abatoza ba physical bari kwirira snacks ubundi yibereye kuri PlayStation. Yageze mu rugo iwe amasedi ushaka kurama akayajugunya hariya akikomereza. Nibuka ko agomba no kumesa. We nyine afite ubuzima bwihariye, ntabwo we wamusanga yagiye kubyina, ntiwamusanga Instagram ariko umupira ashobora kutazawukina kubera nyine uburyo kubera iyo mentality, kubera ko buri gihe. Ikindi kintu cyafasha Dembele niba uzi kugira ngo wayenire n'ubu akakanya twe tumufata nk'umukinnyi w'ibihe byose mu kipe ya Manchester ndetse no muri Three Lions. Ferguson yafashe umwanya we aganiriza umukinnyi amufatira bimwe mu byemezo kugira ngo abashe kuvamo umukinnyi mwiza. So kuri Ousmane Dembele nawe byasaba ko ahura na manager ugenda akaba nka papa. Ubu Ousmane Dembele aramutse ari nko mu biganza bya Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ashobora kuba yamutransforma akamuhinduramo umukinnyi muzima. Ntabwo nuvuga ngo nimba ugiye kuri Kumani nawe uri kurwana nuko yizanira igitutu no kuzanira abahorandi, ubundi bizagora ko ano maboko yo kuya Kumani Ousmane Dembele yazuka. Ukivuga abahorandi uyu mwana Dest nahoze umbwira ko mwakoza fe izina ritazwi rikora fe muri Barcelona. Nese avuye muri Ajax afite imyaka. Ndagira ngo umenyeshe ko Barcelona we don't buy stars, we make stars. Twe dukora aba stars. Ibyo byari byakera muri Ramazi. N'ubu rero niko bigiye kugenda. Destiny sinzi niba ujye kurikirana matches za Ajax. Ba Mariko mu bya ntabwo byari birakunda, De Jong ntaragera kuri Apoze. Reka twumve mu segonda make cyane. Nibyo nari nkirimo kuvuga. Destiny ni umukinnyi mwiza, kandi ikindi kintu nabonye ni umwana ntabwo wamusanga mu bintu nyine bya social media cyane. Ikigenda na following kuri Instagram, like is a guy niba yatsinzwe asaba imbabazi abafana. Imyaka 12 yari amaze muri Ajax. Njye natangiye kumukurikirana umwaka ushize ubwo namubona agasimbura. Uratekereza rero ko ari umukinnyi mwiza? Umukinnyi mwiza ugiye mu ikipe nziza. Urakoze cyane by'ukuri. Mbone nawe mushimiye cyane Mutoni Debora ko waje kudufasha gusesengura ruhago wakoze. Mutaramu nawe wakoze cyane. Tukeneza pati.